Twongere tubahe ikaze kandi tubashimire abadukunda n'abadukurikiraho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, ndetse tutibagiwe namwe mudukunda muri mu bihugu bitandukanye by'amahanga. Mwese nimumererwe neza cyane, tubifurize amagara mazima, gitondo cyiza cy'urukatsa ku bantu mwese mufite ibyo mukora mwifuza ko mutera imbere, impagarike n'ubugingo ku bafite uburwayi n'ibibazo bitandukanye. Mwese mwihangane kandi mukomere, abafite ingorane zitandukanye z'ubuzima mwese nukuri tubifurije amagara mazima. Nongeye kuzinduka, ndazindutse aka kanya tuvugana ni mu gitondo, mu masaha ya mu gitondo abantu benshi batangiye imirimo. Nongeye kuzindukira wa muganga wanyu mumaze gukunda ku bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda, muganga Mvura wo mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Twongeye nanone kumusura mu gitondo, tumufatiranye bigaragara ko agiye mu kazi, ariko aratwemereye kugira ngo twongere tuganire nawe, tumuhe ikaze, tugire byinshi dutangira kumubaza. Murakoze cyane. Nandi mvuga ngo igitondo cyiza cy'urukatsa, nawe tukwifuriza igitondo cyiza. Nawe kandi igitondo cyiza. Igitondo cyawe kiramutse gute? By'umwihariko ufasha benshi, ariko kuri wowe igitondo kiramutse gute? Kiramutse neza, urabona ko musanze ngera mu kazi nta kibazo. Yego, hano barabona ko bigaragara ko wishimye. Ushobora kuba n'ibibazo ahari bya bindi tuvuga ngo abantu ngo bafite ibibazo ngo ariko ngo byakemutse cyangwa se biri gukemuka. Ubanza muganga Mvura uyu mwaka umeze neza, cyangwa igitondo rwose gisa neza cyane? Uyu mwaka umeze neza nta kibazo. Yego. Kuba tubazindukiye mu byakiriye mute? Nta kibazo, byakiriye neza. Yego, reka twongere rero tuganire. Ubushize hari ikiganiro twagiranye, abantu baragikunda ariko bambwira ko ntigeze nkubaza nyirizina indwara uvura, ndetse abagushaka bagusanga hehe, ndetse abifuza ko wabafasha bari kure bakubona gute. Ngo ntabwo nigeze mbikubaza mu buryo bweruye. Haruba akubonye kuri telefone ngo y'undi muntu yigendera, ariko ngo iyo burya washyizemo aderese z'aho ukorera ndetse ugashyiramo n'indwara nyirizina ngo birasobanuka. Wavuze ku nkoni, urayisobanura, wari wakuye mu gihugu cya Nigeria, ariko ntabwo wigeze ngo ugaragaza inkomoko y'iyo nkoni, ivura ibiki, mbese ngo bive imuzi ubigere imuzingo. Ubu rero nicyo kiganiro nifuje ko twakora mbere y'uko nongera ngasubira mu mujyi wa Kigali. Yego, ni ukuvuga ngo uwanshaka yambona kuri nimero yanjye ni 0784421787. Nkorera mu Cyanika, Musanze na Rubavu. Ibyo narabibabwiye. Indwara mvura rero nyirizina: mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani, shuroza ntibigende, kutabyara ko bakoroze, kudashaka ko bakoroze. Iyo miti ndayifite. Ndagira ngo dukindirane yo mungo ni byinshi mvura. Ndagira ngo tugende dusubira inyuma gato. Iyo uvuze amategano, ubwo ako kana bari ko duheraho, hari udahita byumva. Ndagira ngo nkawe ubikora unabivura usobanure, kuko hari umuntu unarwara yaba afite nayo mategano ntabimenye. Ushobora kumuha ibimenyetso, kuko hari igihe usanga ari guhomahomaho ibindi bintu bidafite umumaro, swata ari kwirukira kwa muganga wenda wa ruzungu bitari ngombwa cyane, ahubwo bivurwa n'Abanyarwanda. Bansobanura icyo kintu. Iyo uvuze amarozi y'amategano ni nk'ibiki, ibimenyetso byacyo? Amarozi y'amategano rero ni bya bintu bakuroga bikuje hagati umubiri wose, ukumva birazamuka bimanuka, bizamuka bimanuka, bigatera imisongo, ukumva mbese ubuze amahoro muri wowe, bikakurya, ukabyimba amaguru, ukabyimba amaboko, umutwe ukumva ibintu birajagata muri wowe. Iyo niyo marozi, nibyo batega abantu. Iyo rero babigutega iwawe, namba mu nzira aho bazi uri bwanyure, iyo birenze tayari. Icyo gihe uraza, ntabwo nshindasago navuze kenshi, uraza nkagwereza umuti wo kwisiga ibintu bikavamo. Iyo rero bitari ngombwa kumbona, urampamagara kuri telefone uko nabivuze, nkoresha WhatsApp,
nimero yanjye ni 0784221787. urampamagara nkakubwira uko bigenze, si ngombwa uteguze kundeba uri kure, ngufasha aho uri hose ndagufasha, nkubwira ibyo ukora rero ngakora ibyanjye byo wanjye nkabikora, nkakurangiriza ikibazo ko nakubwiye ngo iriya nkunu yicaraho, ikibazo cyose ufite nkagufasha iyo waje kundeba, kandi niba utaje kundeba ndayikoresha ahantu waba uri hose nkagufasha. Icyo bita rero amarozi y'amahuherano nayo, voilà, aho nari ngiye kuhagera, urakoze, komeza. Icyo bita amarozi y'amahuherano rero ni bya bindi baboherereza mu ngo iwanyu, ukaryama wowe n'umugore mugahora mu makimbirane, ukabura amahoro iwawe muri business runaka, icyo gihe uraza ukareba utuntu twose mukoze mukadushwaniramo, nibyo baba bahuhereye nyine. rimwe na rimwe ngo umugore yarananiranye, umugabo yarananiranye, kandi mu mico ye n'abamuzi nta bibazo yagiraga. Yego. Noneho turebe, wavuze n'amagaburano. Amagaburano sinzi nimba wenda ari, ariko ni ikinyarwanda. Amagaburano yabyumvise nabi. Yego. Hari amarozi y'amategano, amatamikano, amahuherano, kurotaguzwa. Amatamikano, voilà. Komeza ku matamikano. Amatamikano ni bya bindi bahereza umuntu hungu, umuntu agafata nk'umwana bakamuhereza ibintu akamuroga. Yende byo barwara mu nda bisaba kuba umuti kugira ngo biruke. Yego. Ayo niyo matamikano. Ibyo umuntu akwihereye muri kumwe. Yego. Niyo matamikano. Nshigiye urampamagara aho uri hose ndagufasha, nkubwira ibyo ukora, umuti wakwifashisha hafi aho ngaho, ikibazo cyawe kikagira gute kigakemuka. Yego. Hanyuma amashitani rero, amashitani urakoze. amashitani ni byane byo mu miryango. Kwa kundi kere wanyu mwaterekeraga mwagiraga zanye binyu mu miryango banye gukuru n'abasokuru, neneho bikabajyamo, byamara kubajyamo umuryango wagasigaramo nk'umwe ubikora, bakabyuririra babikoherereza iwawe. Yego. Ayo niyo mahuherano. Gute gugo amashitani uti hari ukuntu kera baterekeraga. Umuntu wese tekereza wabayeho kera uko byamera kose, ko ubisekuru by'iwabo byabayeho muganga rumanura inkuba, ko mu Rwanda rwo hambere ibyo bintu byabayeho. Aba bantu ubwo ntibaba bafite ibibazo ari benshi? Ni benshi cyane. Usanga mu Rwanda, mu mahanga, ahantu hose ibibazo barabifite, ntabwo ari mu Rwanda gusa, si no mu mahanga gusa, kubera ko nta hantu bategeze bakora ibyo bintu. Noneho amashitani rero sobanura afata gute, kuko hari n'uwashobora gufata ariko ntamenye ko yamufasha. Ni cyagihe ugira abana. Yego. Bakaryama mu gitondo waje ko ugasanga abana baryanye bareba ruguru, ugasanga bareba hepfo. Reka. Hari igihe ugira utya uko wafata n'urugendo utateguye, ko waba wunye ku dufaranga twawe ugafata urugendo utateguye bite n'ibintu baba bohereye mu miryango. Kera barategeka bakabaga ihene, bakabaga inka, ibimasa bagashira hasi, ariko ibyo bintu babikoraga batazi ingaruka abana babo bazagira gute bazahura nabo. Yego. Bazahura nazo ingaruka bo abana bakazibona nyuma. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe ugira gutya mu rugo iwawe waserera jugujugu za buri munsi, umugabo wawe akugira ngo muhuze, ukabona ubwenge bwaragiye, nta mugore ubwenge bwaragiye, kubona mbese nta mutekano ufite mu rugo iwawe, bitewe na bya bintu baboherereza nambazi mwakozi wanyu bagenda bagiraho ingaruka. Kubona abana bamwe bavutse batuzuye, abandi bafite ibibazo, baseretswe n'inzoga, babaye ukabona mbese mu muryango kubona nta mahoro arimo. Icyo gihe n'ibyandikira baba barakoze, bamara kubikora bigatuma umuryango nyine ubura amahoro. Ndetse nagiye uragira gutya kumva umugore ngo yahukanye kandi ntaco mwapfuye. Yego cyane, barahari benshi. Nambo kumva ngo umugabo yiyahuye kandi atigeze ashwara n'umugore we, ni byabindi biba bibagaruka. Nimero yanjye nongeye nyivuge 0784221787. Aho waba uri hose uramagara nkagufasha. Uvuze uko bahereye ku rugero rw'ukuntu abana bacurama mu buriri. Ahubwo nta nubwo wanavuze n'ikindi kintu gikunze kuba ku bantu benshi, by'umwihariko urwo rugero rw'abana uvuze, nk'umwana ukajya kumva avugije induru idasanzwe ku buryo ushidukira hejuru ugira ngo nabajura baguteye. Ibyo byose bitanye isano. Ni bya bintu baba barakoze kera biza gufata babana. Naguhaye urugero ntagira abona umugabo wimanitse. Yego. Kandi ategeshwa n'umugore. Kuko n'umugore ari manitse ategeshwa n'umugabo. Kuko n'umugabo arahukanye avuye mu rugo rwe, agiye ku musozi kandi afite urugo. Kuko n'umugore ataye urugo rwe aragiye kandi afite urugo. Ibyo ni bya bindi baba barakoze biba bibatesha umutwe. Icyo gihe uraza nkagufasha. Noneho usibye ko biba biteza amakimbirane, izindi ngaruka zibaho mu muryango ni zihe
usibye wenda amakimbirane na biriya bibazo abana bakunze kugira byo kubura ubwenge, kuvuka basa naho bafite ibibazo byo mu mutwe no kwiyahura mu biyobyabwenge, izindi ngaruka zikunze kubamwo nizi ingaruka shitani biragorana cyane kuko ari igihe bakoroga baragutanzeho nk'inka n'ibindi bitambo runaka bigasa kugira ngo ukire kuko nawe ugitange bya bitambo bigomba kumanza gutanga nimba icyo gihe baratanze inka yego bagatanga intama bagatanga iki bisaba ngo nanone kugira ngo bikuveho ubanze bya bitambo wongere bitambe uti ibyo dore ibyanyu sorry bivuga ngo rero kese nakugira inama wungu bikore ahako ningi bigukorera kubera ko wowe bikoze n'undi bikoze wowe n'undi byazongera bikakugiraho iki ingaruka ico gihe ningi bigukorera ariko imyuka mibi muga hari ukuntu ugira gucyo ukajya ukabona umuntu ajugunya imyenda yambaye ndaguha urugero hari umudamu mu minsi ishize birutse gukubitana nawe ariho yiruka n'umugabo we n'undi mudamu baturanye none abantu barabaza bateze nari twari mu modoka ntabwo twabashije guhagara ngo dutinde barabaza ati bigenze bite ati nyine yumvaga amajwi amubwira ngo nahakuremo imyenda yiruka hari uyahuye pfariya yari umukire afite imodoka afite n'ibinombe akumva ibintu bimubwira ngo uje mu mugozi birangira umugozi ugiye kubera ko batari bazi byari yumvaga ibintu bisigara kiganira ari kuvuga ariko nyamaze ataboraga bibuka yagezemo kinabwira abanyarwanda n'abanyamahanga muri rusange kunujanye n'amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani ucubuza ntibigende abantu barozi barakuzengere ico gihe urampamagara aho waba uri hose ndagufasha gucuruza ntibigende Dr ntaguciye mu ijambo ntaho bihuriye niyo myuka mibi yabo basaza nyine oya ucuruza ntibigende ariye barakuruza inyama ugacuruza ukabona abakiri ukabona amafaranga urumenya amafaranga agira gute yerekera ukoze hasi unyibutsuwa ko hari ibuye hari akantu ngiye kukubaza hari abantu benshi bakunda gutanga amafaranga ku mihanda kwa kundi abantu basabiriza ngo ariya mafaranga ngo hari igihe ngo nayo ngo biba atari byiza ngo nkuriya muntu ngo akaba yayajyana kandi akaza kugusaba afite objective yo kujya kuyamurika no kuyaragurizaho kuko nabyo ngo biracyariho noneho ya mafaranga yawe ngo akayatanga ugahorana inyatsi akantu kose ukoze bifitanye isano n'abari abantu bifitanye isano ko hari n'umuntu w'inshuti ushobora kuza kuvuga ati nkiza amafaranga igihumbi zingura yamutijije hari aho bayamutumye ngo yajyane kugira ngo akwahure nese nturabona ufite iduka ahantu nanjye mfite iduka ukabona abakiriya bari kwinjira kwa runaka wowe nta muntu uri kwinjira kandi atakurusha no gutanga service kandi atakurusha no kwakira abakiriya neza bikarangira wowe ufunze iduka wakagenda ico gihe hari igihe bari vanze muri business yawe barahamagara nkagufasha mbese ujya gushora ubucuruzi gutamanije kunshaka mfite umuti wo gukorera hari ikigara abantu barakize Bujumbura abantu barakize Kinyarwanda barakize Tanzania abantu barakize Amerika barakize impamvu benshi bakoresha imiti natanze urugero kandi rwumvikana abanyarwanda namba abanyamahanga bankurikiranye uzareba mu mirima ujaje urasanga hashizemo umuhati igicuncu umuharavumba mu murima mo hagati biriya bintu ariko nanjye njya mbibona mu nyanya mu ntoryi mu mirima n'ahandi biriya bintu rero kijya giti buryo uramutse ugishinga ugacukura wasanga harimo iki umuti harimo umuti kuvuga ngo mbese kukinje mpingasi neza na magacuza nibigende hari impamvu yamaye nka data ndacafite utubazo twinshi two kukubaza nubwo ntashaka wenda kukiganiro nkigira kirekire ariko ndagira ngo uturase kuko uri umuhanga mu gusubiza umuntu ahereye ku wa mbere azinduka ku wa kabiri cyumwana arakirangije weekend ye ugasanga rwose ntanashobora no kujya no gufata n'agafanta ariko ubukene buranze muga tuvugishije ukuri wamuga niko abo begeranye bameze neza n'abana babo biga heza ntuburozi cyangwa ni byabigirwamana by'iwabo byo hambere atanazi byari biri kwa sekuru ukivuze ni ukuri icyo gihe nabisobanuye uracuruza ukabona amafaranga ugakora nk'abandi ukabona abandi wiriwe wicereye ku muhanda ukabona ni umukire
wowe ugashaka amafaranga yawe wajya ukahabura. N'igihe umpamagara umbaze ngufasha. Hari igihe baba barakuroza iyo nyatsi, urugero kutabyara ko bakuroze, hakuru bagutwarira imyenda, bakagutwara nk'imihango namba n'ibindi imihango, ugategereza ko y'amaraso y'abakobwa. Yego ugategereza ko uzabyara wapi. Uri umugabo arigihe ugira guca ugasobanura bakagutwarira inka, ugategereza ko uzabyara wapi. Mpamagara ngufasha. Ufite amakimbirane mu rugo iwawe, buri munsi harimo intambara, kandi mufite amafaranga, mufite uko mubaye, uhembwa 500 uyu munsi, icyumweru kimwe birangije, kandi wikoreye iminsi 30. Ugeze mu kabari wese fata icupa, ugeze mu birori y'ibitekerezo urabyicujije, yamaze ntuzi ikibigutera. Hari n'ababona akazi mu minsi mike ukumva ngo akavuye, ubonye akazi ejo kaguhemba miliyoni, ejo ukavuyeho, uburyo ngo bangambaniye mu kazi, ngo bimeze gutya na gutya, nyamaze na leta murazirenganya, kandi kubera agenda ibikorwa by'umuryango we wanyu. Hari n'abaha akazi bakakanga, kumubona mu akazi nka miliyoni, atinyishaka miliyoni 5, kandi kubera iyo mpamvu byene bimutegeka bimukoreramo. Ngwino ngufashe, guhereze umuti ube nk'abandi. Ibirahurira he n'abahungu nabo tugera gutya tukabona babaye baromara inkwi, ikintu cyabaye gisaza kirububa. Kinakivuzeho kubijanye no kugumirwa ko bagore n'abakobwa namba ko basore. Ntago bajya bumva ngo umuntu ngo yaragumirwa, bakumva ko agumirwa abakobwa gusa, n'abagabo baragumirwa. Akagera ubwo arongora watifuzaga kubera ubusaza amaze kugira. Niba uri umuntu w'umusore urangije imyaka 36 utarazana umugore 40, nk'uwo mubyeyi utunze uwo musore wumva batunze mike cyohe. Niyo mpamvu ukabona yagiye mu bagore ba rubanda, ahubwo kwije abana ku musozi. Yego, ukabona ugize umukobwa agize imyaka 40 arihuga mu bagabo, akwije abana mu musozi. Abana uzabarera ute? Ngwino nguhereze umutashaka. Hari igihe baba baramuroze. Nimiranje 0784221787. Ikindi nongeraho, hari abantu batwitirira bagafata ibiganiro byacu bakabyaporodinga, bagashiramo nimero yabo bakababona n'abajura. Mbere yuko uhereza amafaranga, ngiye nitwa muganga Rumanura Inkuba, isi yose iranzi. Nimero yanjye ni 0742217887. Za nimero mujye mubona ku biganiro manzi ushishoze ni za muganga. Ubu mbivuga bareditinga, ubu mbivuga uzumva ndi kuvuga guca ugire ngo ni ngewe muri kuvugana, uvuga ati muganga yaravuze tuje turashishoza, ariko hari nimero zihari zitari zanjye. Tega amatwi mu kiganiro kirangire wumve ngo ni muganga muvugana. Nimero atanze nizo ziri ku kiganiro hejuru. Nimero zanjye ni 0784221787. Hari abumva ubuhanga bwawe nyine, bakumva ubumenyi ufite, bakumva ko ushoboye byinshi, bakavuga bati reka natwe tumurireho. Gusa mu ijambo rimwe, nubwo muganga akomeje kubisobanura, ndakubwiza ukuri, ejo iminsi iba myinshi bigahimwa n'umwe gusa. Yego, kwitirira igikorwa udakora gihanwa n'amategeko. Aba bagabo bafite access bahawe n'igihugu gituma bashobora gukora ibyo bagomba gukora, nabo ntibabikora mu kavuyo, babikora bakurikije amategeko. Hari akantu kamwe shaka ko wongera ugakubitaho umwotso, wenda nicyo ngicyo turongera tunakigarukeho. Tsindagire nkwibutse ko nimba ufashe ibiganiro ukuye kuri runo rubuga, nanjye ubwanjye ngufashe uriho wiba abantu kandi utabifitiye n'uburenganzira, ntabwo twahonokana. Muga, hari akandi kantu ushaka kugira ngo unsobanurire. Dufite ibibazo byinshi by'abana b'abakobwa, ababyeyi benshi bikoreye amaboko, bari kwibaza kuri aba bana babyaye. Ukajya kubona ukabona umudugudu wose abana b'abakobwa bari gutwara inda. Iki cyo ni mwaramutse neza, ni icyorezo. Ese harimo uburozi? None ugasanga uyu mwana ageze naho yifuza n'uwo mugabo aranze aramubuze. Banza usobanurire utubwire, ese ubundi yakora iki kugira ngo ubuzima bwe nawe busubire ku murongo, atekane nk'abandi banyarwanda? Umuntu ufite umwana umeze gushaza mpamagare nzamufasha. Ikintu ushaka kuvugira mbere y'itangazamakuru ni ibanga ryanje muri nge ndabizi. Ukeneye ko tuganira ku kintu azampamagara, nimero nayitanze mushyire ku kiganiro nzamugira inama. Yego. Ako waruzi ko umurozi umwe ashobora kwangiriza karitsiye umudugudu wose. Yego, akaja arabyina buri rugo nta urarya amasinga. Ndi kubwira abaturage, ndi kubwira wowe, nta muntu urarya amagomba ibintu hejuru ku mubati nijoro kumva uruzi kubyina iwawe. Uwo muti ndawufite, ndamufata nkamuhagarika ku mbuga iwawe.
ariko hari na uvuze ibyo hejuru ntuvuze nabo hasi haraba diha ukumva izuba bari kwizenguruka babyina. Nabo ngabo bacuraguzi barara babyina nyine ku mazu barinaga ibintu hejuru babyina iwawe bazenguruka bakubita inzu intuza ibibona ku nzu. Ariko kuva uzambona akabona nimero yanje zabagize amariyo kugira ngo akire. Igihe barivuje ahantu henshi barakuririye amafaranga kubivuza byarakunaniye kuvura byarakunaniye. Igihe uraza nkagufasha. Yego nanone turebe mukanya twahoze tuvuga ku bana b'abasore ariko ntabwo twabitsindagiyeho cyane. Hari abasore bifuza iterambere ku mitima ariko ku mubiri bikanga rimwe na rimwe ugasanga nk'uko wabivuze bibera mu kari pe ugasanga umuntu yihebeye ikintu cyitwa inzoga yabaye kazizi kandi n'umwana mwiza w'umusore ubona wajya ku murongo akubaka urugo agashimisha ababyeyi. Turebeye muri iyo ndorerwamo ese birashoboka ko bwaba ari uburozi cyangwa ari bya bindi by'ibabo mu muryango biri kuguma bimukosoma? Akenshi ari gihe aba ari uburozi aba ari ibintu byo mu miryango y'iwabo bibitera. Yego. Ariko nanone hari igihe aba ari ukugera mu murimo. Tugiye rero urampamagara ukaza nkagufasha mfite umuti wo kuva ku nzoga nyine. Umusore cyangwa ababyeyi? Umusore ni uguhamagara cyangwa ababyeyi ni bampamagara kuko umusore ntacyo twavugana ko ntago waba wararozwe. Bala. Waba wararozwe ngo wivure. Ati umusore twavugana. Icyo navugaga rero ni iki? Ico gihe mfite umuti nyirizina wo kuva ku nzoga. Mfite umuti nyirizina wo kuva ku nzoga. Ubwo n'agatabi? N'itabi nari gukuraho. None se kuki uba uri umusambanyi uri umugabo umugore wakazi wanjye nkamuhereza umuti musubire gusambana? Kuki se uri umugore uri umusambanyi umugabo akaza nkamuhereza umuti musubire gusambana? Nese nta burumba twafatanishije. Hari Kigali sinabikoze ejo bundi. Twatonto ko tweze. Ngiye mu kazi uzansure muga tuganire. Reka noneho twongere tugane ku musozo gato kandi ngushimira rwose mu by'ukuri ndi kubibona ko rwose abantu bagushaka ari benshi kandi nanagufatiranye ariko ongera wibutse abantu uburyo bashobora kukubonamo hanyuma unatubwire ese niziye mbogamizi kugeza uyu munsi mubona mu mwuga wanyu nimba munabona ari sawa nabyo mu bitubwire. Uburyo wambonamo ni 0784221787 nkoresha TikTok, WhatsApp, YouTube, imbaga zose ndazikoresha. Uranyandikira kambaza aho mperereye nkagusobanurira aho waba uri hose utashoboye kungeraho nabwo ndagufasha waba uri hose. Imbaga bizidura muri bino bintu rero ni kwa kunana mufata kitira ibiganiro byacu mukaboherereza amafaranga bamara kuboherereza amafaranga mugatangira mugahamagara muganga Romanuri nkubango twakohereje amafaranga ngo bimeze gutya na gutya bajya baguhamagara ntumaze imisi muri Nigeria hari benshi bagiye barira amafaranga iyo bazi ko ntahari bafata ibiganiro byanjye cyane hari n'abanyamakuru b'ibisamba ariko abanyamakuru b'ibisamba ntago urimo babandi baza barimo babandi baza nk'ubu ukaza ngo tujyane ikiganiro tukaganira hari izindi nyungu ufite unshakamo ntago ari byo. Niba mufashe umwanya kugira ngo tuganire mu nyungu ya mbere jewe muganga ni ukwereka abanyarwanda ibyo bakeneye. Sinemeza ko bose babikeneye ariko hari ababikeneye byanga bikunda. Iyo niyo nyungu ufite. Naho ibindi byo kuvuga ngo hari abanyamakuru je sindi muri abo rwose sinteze no kubamo. Ni nayo mpamvu buregenganira n'umuvuzi gakondo ufite ibyangombwa. Kuko hari abandi nabugingo n'uburugaga ruhora rubwira ngo nibaze. Ayo makuru ndayafite. Nibyo. Muga ongera ubabwire nimero bwa nyuma ije ku kiganiro hanyuma tubashimire. 0784221787 nitwa muganga Romanuri nkubu zandike tuciwane umwana TV muwandika muganga Romanuri nkuba ni hesh uzankurikirana uzambona. Muganga tugushimire dushimire namwe inshuti zacu zakadasohoka tubashimire kandi tubifuriza igitondo cyiza cy'urukatsa murabona ikirere cy'u Rwanda kuntu gisa. Dushimire muganga ikiganiro duhaye muri kino gitondo yarareho yigira mu kazi ariko atubereye imfura nziza dore ibyiza by'iwacu mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda murabona ko hasa neza ibitoki bimeze neza cyane ibiryo birahari wampaye inka ariko abadafite amagara mazima muhamagare uyu mugabo wowe ntiwite ko akiri umujene n'umuhanga ndabikubwiye ikiza gihari nuko inganzo afite abayikomora ise sekuru bose barabahanga mu bijyanye n'ubuvuzi kugezana n'ubu kandi arakomeza akavoma kuri iyo soko mbashimire ariko kandi mbibutsa ko
burya kugira ngo ubane natwe umunsi ku munsi nuko ukora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Uyu mugabo agira ibikorwa byinshi, dore n'ubu ngubu mu kanya murabona ko ejo bundi tuzagaruka dusanga yarahatatse, iwe tujye dukorera ibiganiro hano. Murabona ko ari ahantu hameze neza kabisa cyane, umuhanda imbere y'umuryango, waje n'imodoka uvuga ngo reka ngiye gusura muganga rumanura inkuba. Ibyo byose ndakubwiza ukuri ko nta kibazo kirimo, abiyitirira ibyo mudakora. Ndababwiza ukuri, mufite ibibazo kandi muri gukina n'ubuzima bw'abantu, mu gihe munabangamira n'abafite access z'igihugu babikora kandi bakabikora neza. Reka mbashimire, ibiganiro byacu nakagaruka, ndabakunda, nitwa Emmanuel Kanani.